ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, hanyuma dusimbuka ku wa 16 kugeza ku wa 17. Kuva igitabo cyo kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, turasimbuka tujya ku wa 16 kugeza ku wa 17. Kadusoma ijambo ry'Imana. Bibiri iravuga ngo Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Amen. Kuri 16 haravuga ngo, umurongo wa 16 haravuga ngo, genda uteranye abakuru b'Abisiraheli ubabwira uti, Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yarambonekeye irambwira iti, nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti, nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Dusoreze muri Zaburi 136 umurongo waho 23. Zaburi 136 umurongo wa 23 haravuga ngo, yaratwibutse ubwo twari dukishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Imana ihimbazwe cyane, kandi Imana ishimwe kuko yatanze ijambo ryayo. Kundi ijambo ry'Imana kabisa, kuko Bibiri igitubwira ngo ijambo ry'Imana ngo ryaravugutiwe, nta kosa riba mu ijambo ry'Imana. Ni ryiza, ryoyobora ubuzima bw'umuntu, rikabuganisha ahantu heza. Iyo aba byadukundiraga ngo Yesu yabwiye abantu, aravuga ngo umuntu ntiyatungwa n'umutsima gusa. Nuko tuba dushaka gusa ko n'ubundi ari udutunga, ariko Bibiri atubwira ngo umuntu ntiyatungwa n'umutsima gusa, ubuzima tubamo gusa bwose bwo kwirwa dukora no gushaka ibi ntibyotunga umuntu gusa. Hari ikindi gice cy'umuntu gikenera kurya ijambo ry'Imana. Ibibazo byose isi ifite uyu munsi wa none ibifite gusa kubera ko yari umutsima wonyine gusa. Uko niko kuri guhari. Ni ukuvuga ngo abantu bunyine, abantu bahinduye ibintu byose, baje mu bumenyi, baragenda bagera mu kwezi, ariko bo ubwabo ni ukuvuga ngo icyo kintu kiragenda kubera ko bari umutsima gusa. Ntabwo kuja mu kwezi no kuja mu zuba bigabanya umubare w'abantu biyahura ku mwaka cyangwa ku kwezi. Kubera iki? Kubera ko igituma ibyo bintu bigomba kugabanuka ni igice kirya ijambo ry'Imana. Bitabayeho abantu bazahindura ibindi bintu byose, ariko ntibazihindura ubwabo, kuko umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Amen. Hanyuma uyu munsi mu gihe kirekire cyane tugiye kuba tuganira n'abandi, nubwo ari utangiye, tuzaba turimo tuganira teme murimo mubona hano hejuru. Ni teme ndende cyane izafata umwaka wose. Uyu munsi ndimo ndakora gusa introduction, cyangwa se mu Kinyarwanda nimba ari iriburiro, ntabwo mbizi neza, ariko ni nk'uko. Ariko tuzakomeza turibwiriza. Amen. Igice Bibiri iravuga, iyi teme iravuga ngo ni urugendo rugana mu gihugu cy'amasezerano, cyangwa se urugendo rugana muri Kanani. Uru ni urugendo rurerure rufata ubuzima bw'umuntu bwose ari hano ku isi. Uru rugendo murabizi, iyo tuvuze igihugu cy'amasezerano tukavuga Kanani, abantu bumva nyine aho rwatangira, abantu bumva muri Egiputa, bakumva ko rwagiye bagaca mu butayu bakagerayo. Ariko ibi byose bifite inshusho bitanga, bifite icyo Imana yabikoreye. Bibiliya si twe yandikiwe, ariko Bibiliya yanditswe ku bwacu. Amen.
Bibiliya ifite abantu yandikiwe abanyesiraheli, yandikiwe abantu b'ico gihe, ariko impamvu yanditswe ku bwacu. Iyo bija kuba abo yandikiwe ico gihe barashize bose nta bakibaho, biba yarajugunye kuko iba yarataye igihe, ariko yanditswe ku bwacu uyu munsi wa none. Rero ibi bintu bifite icyo bishushanya muri uru rugendo. Iyo tuvuze urugendo tukavanga urugendo ruva muri Egiputa ruja muri Kanani, ruba rushushanya urugendo umuntu atangira umunsi umuntu yakijijwe akazagera mu ijuru. Haleluya. Hanyuma kandi murabona ko murebye hano hejuru harimo ibice bitatu. Uru rugendo rugizwe n'ibice bitatu. Uru rugendo igice cya mbere kirugize ni ubuzima bwo muri Egiputa, ubuzima bw'abanyesiraheli bari muri Egiputa. Babanje kubaho neza, hanyuma baza no kubaho nabi, hanyuma baza no kuvayo. Ariko hariho ubuzima bwo kuba muri Egiputa batuyeho imyaka 430. Icyo ni igice cya mbere kivugize. Igice cya kabiri icyo nicyo gice twanditse hariya kivuga ngo ni ukubaho ubuzima batutse ku byaha. Amen. Kuko buriya bubata bwo muri Egiputa, twemwe ntabwo twenda kuba imbata. Mugani w'Abayuda nibo bigeze kubwira Yesu. Yesu yarabwiye ngo ukoresha cyawe wese abari imbata y'icyaha, aravuga ati uratubeshe, turabana ba Abrahamu, ubwo bubata ntitubuze, ntabwo tweze kuba imbata. Ntabwo twenda gusura muri Egiputa ngo tujye kuba imbata, cyangwa se ngo uyu munsi wa none tuvuga ko turi imbata mu Rwanda n'ahandi, ntabwo turi imbata. Ariko hari icyo bishushanya. Buriya buzima bw'ububata bwo muri Egiputa bwashushanyaga ahantu icyaha cy'umuntu cyashize umuntu mu bubata bw'ibyaha. Niyo mpamvu twavuze ngo ni igice kivuga ngo ni ukubaho ubuzima bubatutse ku byaha, kuko umuntu agomba kubatuka. Igice cya kabiri kigizwe n'ubuzima ni igice kivuga ngo ni ukwezwa cyangwa se gutunganywa n'umuriro wo mu butayu. Kuko iki gice cy'ubuzima bwo muri Egiputa kirangirira neza ku nyanja itukura. No kuvuga ngo umunsi bambutse inyanja itukura ico gice cyari kirangiye, batangira ubundi buzima bwabatwaye imyaka 40, ubuzima bwo mu butayu. Ubwo buzima Bibiliya yaduhamiriza, Bibiliya ikavuga ngo impamvu kuva muri Egiputa ira muri Isiraheli hariho urugendo, hari inzira bagombaga gucamo bakayigendamo gusa iminsi 11 bakabageze muri Isiraheli. Kandi iyo nzira niyo baciyemo igihe Yakobo yavuzaga ava muri Kanani asanga Yosefu. Bagenze iminsi 11 basanga Yosefu muri Egiputa, ariko baje gusubirayo. Kundi ijambo Bibiliya ivuga, Bibiliya banga Imana ntiyashimye kubacishayo ngo kuko yatinye ko nibahura n'intambara batazazirwana bakagaruka muri Egiputa. Imana ishima kubacisha inzira y'ubutayu. Kubera iki? Haleluya. Bibiliya iratubwira mu Gutegeka kwa 2:8 akatubwira ngo impamvu zabyo. Bibiliya ngo byibuke Mana nabagaburiye ngo kwarukira ngo mbigishe ko. Haleluya. Ijambo rya mbere ngo nagombaga kubigisha guca bugufi. Ijambo rya kabiri ngo nkabigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana. Icya gatatu ngo nkagerageza imitima yanyu mukareba ko mwakomeza kunyubaha munankunda. Rero iki nicyo gice kindi kigize ubuzima kivuga ngo ni ugutunganwa. Haleluya. N'umuriro mu butayu. Petero yaravuze ngo nubwo kwizera kwanyu kurusha izaba agaciro, ngariko izaba igaragarishwa umuriro. Ngo rero namwe ngiyo mwishimye mwari mukwiye kubabara ngo bibe bigaragaza ko kwizera kwanyu ari ukuri neza. Amen. Igice cya gatatu kigize mu rugendo ni igice bita ngo ni uguhabwa ubwiza, cyangwa se kwinjira muri Kanani. Ubwo ni ukuvanga icyo gice cya kabiri kigarukira kuri Yorodani. Noneho hanyuma kuri Yorodani Mose arapfa, Aroni arapfa. Imana ibwira Yoshua, iramubwira ngo tegura abantu ugiye kubambutsa. Isho mugiye gukora niki? Mugiye kwigarurira, mugiye guhindura, mugiye gufata, mugiye kurwana, mufata igihugu nabahaye. Kundi ijambo rimwe aho ngaho, kundi ijambo rivuga ngo nabahaye igihugu, hasigaye nangu mukeneye kurwana ngo mugifate. Kundi iryo jambo cyane. Imana abwiye ati nabahaye igihugu kandi nenda kwambutsa mu gihugu nzaba, ariko buri muryango wose uzajya urwana ufata akarere ugomba kubamo. Icyo tuzadukora tuzadufinda ubufindo bwerekana aho umuryango ugomba kubaho, kandi bahoraga bafinda ubufindo bukerekana ahantu umuntu agomba kuba hakiri amazi, nta muntu n'umwe urahava. Hanyuma akavuga ati mwabonye aho mugomba kuba, ati bamwe bakavuga ati twebwe aho mwaduhaye hari Abanaki. Yes, hari Abanaki, ariko nimwe muzarwana muhafata, ariko narahabahaye, ariko muzarwana muhafata. Hari abantu, haleluya, hari abantu Imana ihe abantu ikintu bakaneba kugifata bakikirangira kibazanira. Ariko nyamara haleluya, hari umunsi Yoshua yabateranije i Gilgali
arababwira ngo ariko mwabigira ngo murinzi iki ngo kugira ngo mutangire guhindura ahantu Imana yabahaye. Haleluya. Hanyuma rero ibi bice byose reka mvuge gusa akantu kamwe ku gace ka mbere, kari agace kavuga ngo kuba ubuzima bubatuse. Ako niko ntangiriyeho, ariko reka mvuge akantu kamwe gusa nshaka kubasangiza. Ngiye kubabwira iki kintu kivuga ngo Imana, haleluya, Imana yibuka abanyesiraheli. Nirangiza ngahuza n'agace kavuga ngo Imana yibuka abantu kuko buriya abanyesiraheli, reka wenda ndaza kubigeraho. Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro kitwereka neza yuko hariho amatangiriro atatu muri kiriya gitabo. Buriya niyo mpamvu cyitwa igitabo cy'Itangiriro. Hariho amatangiriro atatu. Itangiriro rya mbere ni igice cya mbere aho Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere, haleluya, Imana yaremye ijuru n'isi. Biriya niryo tangiriro rya mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Barabivuga byose, ibintu yaremye byose birarangira. Hanyuma ku murongo wa 26 w'iki cya mbere haravuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu, haleluya, agira ishusho yacu, ase natwe, atwara ibyo twaremye byose. Mu mugambi w'Imana, Imana yaremye umuntu ishaka ko umuntu agira ishusho yayo, ishaka ko umuntu atekereza nkayo, ishaka ko umuntu yibwira nkayo, ishaka ko umuntu akora nkayo. Ariko bukeye ibyo ntabwo byaje kugerwaho. Inkuru mbi cyane iri mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu kiduha inkuru mbi cyane y'ukuntu umuntu wibaza. Satani yabwiye Eva, aramubwira ngo umunsi mwariye kuri izi mbuto ngo muzasa n'Imana, kandi Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Eva ananirwa kwibwira kuko n'ubundi asa n'Imana, ariko yemerera ahubwo kurya imbuto ngo ase n'Imana. Uwo munsi kinjiye ikintu mu mateka y'umuntu. Ariko burya reka mbabwire, hari umuririmbyi yavuze ngo mu ijuru ngo hahora amahoro, mu ijuru ntihagerayo ibyaha, ngo nicyo gituma habaye amahoro. Nkunda iyo ndirimbo cyane. Burya iyo nitegereje n'ibi bintu byose birimo bibera ku isi, hari ikintu kimwe bimbwira mu mutwe, binyereka ububi bw'icyaha. Mwibaze gusa ngo umunsi umwe mu mateka yose yabayeho y'umuntu, mu munsi umwe gusa habaye ikiganiro cya Satani na Eva. Mwibaze ukuntu isi yabaye kugeza n'uyu munsi wa none ntikizakosoka. Ibi ngibi bizabinyereka ubukana bw'icyaha. Kandi hari igihe abantu batekereza ngo icyaha cyagabanyije ubukana. Icyaha ntabwo cyagabanyije ubukana. Icyaha kiracyafite bwa bukana bwo kwangiriza ibintu bingana n'icyo cyangirije. Amen. Bibiliya iravuga ngo bamaze gucungura Eva, bata umugambi wo gusa n'Imana. Ariko Imana ishimwe kuko Imana ntabwo yawuretse. Imana yarawugumanye mu mutima. Kandi ikindi nkundira Imana nuko Imana itavuze iti aba bantu bacumuye reka mbice kuko bakiri babiri byari bishoboka. Muzi ukuntu isi yo gibikora cyane. Isi gibikora ngo hari abantu baza bavura bakabona umusaza yanze arashaje cyane, bangira bakamubwira ati bagaca hirya, nibagiwe terme y'ikiganga bajya bakora bati rwose ni umusinziriza rwose birangira. Ubwo nyine ngo bakamurangiza, ariko bakavuga ngo mwamworoheje kugira ngo akomeze ababare na za kanseri mu mwishe nyine asinzira. Ntabwo babyita kugica, kandi ntabwo gihanwa n'icyaha cyo kwicwa. Bavuga ngo mumusinzirize. Ariko Imana kugira ngo Bibiliya ivuga ngo yari ifite umukungugu mwinshi, ntabwo yongeye gutekereza ngo yongere ifate undi mukungugu yongere irema abandi bantu. Imana ni nyembabazi, yarekeye uwo muntu wacumuye, ahubwo noneho itekereza kuzamucungura. Bibiliya ivuga ngo umunsi Imana yaje yabwiye Adamu, yamubwiye ati Adamu urihe? Adamu ati ngewe numvise imirindi yawe ndahunga. Wahungishwe n'iki? Nahungishwe nuko nambaye ubusa. Aramubwira ati se niki cyakubwiye ko wambaye ubusa? Aramubwira ati nyamara wa mugabo we wariye ku mbuto nakubujije. Adamu aramubwira ati naziriye Mana, ariko nawe urabizi mbere yuko ndemera uyu mugore ntazo nari. Muzuguna buri abantu kwemera amakosa biragoye cyane. Umuntu aza kwemera amakosa byibuze hari nk'abantu nka batanu yatayeho imfane ko ari bo banyere bayazana. Aho kugira ngo yake imbabazi abwira Imana ati urabizi warimpaye umugore atarazi, ariko aho ndemeye uyu mugore ibyo yanzaniye niwe. Imana irabanza isa n'umwihoreye nkaho yumvise ibyo bintu, ija ku mugore mbwa ati mugore ibyo ni biki wakoze? Arambwira ati yewe nanjye rwose nta kibazo nari mfite, usibye inzoka yaje iranshuka. Imana iragenda igeze ku nzoka ntiyayibaza uko byagenze, irayivuma. Irayibwira ngo wanzoka we ubaye ikivumo mu nyamaswa zose zo mu isi. Ariko Imana ishimwe, haleluya, Imana ntabwo yavumye umuntu.
nubwo n'umuntu yacumuye, Imana ntabwo yavumye umuntu, ahubwo yageze kuri Adamu iramubwira ngo Adamu havumwe ubutaka mu cimbo cawe kugira ngo uzajye ubuhingamo ushakamo imbuto bukwerere imitovu bukwerere amaho uzarya bikuruhisha, ariko ntiyamuvuma. Iyo Imana ije gusa kuvuga ngo wa mugabo ubaye ikivumo mu bantu bose, nta bantu bari bahari. Iyo ije kuvuga ngo ubaye ikivumo, ubwo ni ukuvuga ngo twari kubaho nta byiringiro byo gucungurwa kuko twari kuba tuvuma, ariko Imana ntabwo yavumye umuntu. Amen. Imana nta nubwo yavumye umugore. Hanyuma Imana ihamagara abantu bose itangira kubaha discipline. Ariko reka icyo nagenderera kuvuga ni iki: ibwira umugabo, ibwira umugore n'inzoka, iramubwira ati wanzoka we, kubera ko wakoze iki kintu ngiye gushira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Ishaka nongere nshira urwango hagati y'uruzaro rwawe n'uruzaro rw'uyu mugore. Amen. Hanyuma aravuga ngo mu uruzaro rwawe ruzakomeretsa uruzaro rw'umugore agatsintsina, ariko n'uruzaro rw'umugore ruzakomera umutwe. Umunsi Satani yagaragaje Yesu mu butayu, Yesu amaze kumubwira ngo mva imbere Satani, Bibiliya iravuga ngo Satani aramureka ngo amutege ikindi gihe, kuko agatsintsino ka Yesu tikari kagombaga gukomerwa igorogota ku musaraba. Kandi n'umutwe wa Satani niho wagombaga kumenekera. Haleluya. Hanyuma rero reka mbabwire ikintu kimwe, iryo tangiriro rivaho Imana ibonye ko ibintu byanze, Bibiliya yavuze ngo Imana yirukana abantu. Icyo kintu kiza kintera ubwo bitekereje kabisa. Imana yirukana abantu, ibirukana mu ngobyi n'abantu batazarya ku giti cy'ubugingo ngo bakabaho. Muri amuzi impamvu buriya arizo n'imbabazi z'Imana. Tekereze iyo baje kukirya bakabaho, ariko bakabaho iteka ryose ari abanyabyaha. Ubu ngubu uyu munsi wa none turiho, ariko dufite ibyiringiro yuko tuzambuga uyu mubiri tukaja mu ijuru. Ariko iyo ije kubareka bakajya kuri ico giti bacumuye, bari bagiye kubaho muri eta y'icyaha ubuzima bwabo bwose bwiteka. Irabirukana irangiza ngira bacungisha. Iryo tangiriro riba riranze, umugambi w'Imana usa nkaho udaciyemo neza. Hanyuma rero Imana iza kongera iza gutangirana na Nowa. Ryo ritangiriro rya kabiri. Amen. Imana itangirana na Nowa iramubwira ngo mwisi yose nabonye ko gutekereza kw'abantu n'imitima y'abantu byose ngo ari bibi, ngo nishuti cyatumye nde mu muntu. Aravuga ati none rero ikihumeka cyose ngiye kukirimbura. Ariko birevanga, ariko Nowa ngagirira umugisha kuwiteka. Ariko Nowa ajya ntangaza cyane. Bibiliya ivuga ngo Nowa Imana aramubwiye ngo muri isi yose mu bantu batuye isi bose, mu bitekerezo byawe gusa ni wa muntu ukintekereza wenyine. Nkunda iryo jambo cyane. Hari ukuntu tujya twiha impamvu, tukiha impamvu ngo none se ngo niba ibintu byarananiye abapasiteri, ngo niba abantu bose babikora ngo ntibabikora. Ariko Bibiliya ivuga ngo Nowa ubuzima bwe ntiyigeze abwe, yaravuze Imana aramubwiye ngo uza amakuru nsigaye mu bitekerezo byawe wenyine gusa mu bantu bose batuye isi. Ni ukuvuga ngo mu bantu bose batuye isi niho wenyine ukintekereza gusa ukinkunda. Ariko twese turaza tukabwira abantu ngo n'abandi barabikora, ngo n'abandi byarabananiye. Nowa ubukristo bwe ntibwigeze bwishingikiriza ku bukristo bwa pastor n'ubukristo bw'undi muntu wese. Imana aramubwira ati ni wowe wenyine gusa. Ariko baratangizanya, nyuma gato bavuye mu nkuge gusa, iminsi mike gusa Nowa yasinze avuma Kanani. Muri bwa bwoko Imana yaritekereje ko bagiye kongera kuvamo ubundi bwoko buzima, habonekamo ubwoko bw'ivume. Iryo tangiriro riba riranze. Haleluya. Kandi ariko Imana arimo ishaka ikintu ari ifite mu mutima wayo. Hanyuma Imana igiye gutangira bwa gatatu itangizanya na Abrahamu. Iramubwira ati none Abrahamu narirahiye ko ntazongera kurimbura abantu, sinenda kurimbura abantu, ariko ngwino nkwereke, va mu gihugu cyanyu usige bene wanyu, usige imiryango yanyu, kwereka aho tujye. Ijambo rya mbere. Haleluya. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ngiye kuguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nzaguha umugisha. Amen. Icya gatatu, uzaba umugisha mu ruzaro rwawe. Abrahamu rwa ruzaro yabwiraga mu ruzaro rwawe ni mu isi yose n'amahanga yose azaherwa umugisha. Abrahamu arahaguruka aragenda. Agezeyo muri Kanani, Imana yongera kumwereka, iramubwira ati Abrahamu nzaguha ingororano ikomeye. Abrahamu arayibaza ko se uzampa ingororano? Yego ndabyemera kuzayima, ariko se uzayima ndafite n'umuragwa. Uyu muhungu wavukiye mu rugo rwanje w'umwarabu w'intuze mwene Hagari azaragwa iyo ngororano azayiragwa ko nta muragwa ngira. Nase urumva bizagenda gute? Abrahamu mugaragaza gahinda. Imana namubwira toke umva nkubwire, ntabwo uyu mwana azigera aragwa ibintu byawe. Umwana uzakuva mu rukigi
nijoro aramubwira ati Aburahamu araramubara inyenyeri arazibara aramubwira ati kuriya ni ku rubyaro rwawe ruzangana Aburahamu ngaramubwira ngo ese izo no bibwa niki vraiment ndavyizeye ariko kuba ngo simfite n'umwana afite imyaka 75 none kurambwira ngo urubyaro rwaje mbara inyenyeri byibuze ntunambwiye n'akana kamwe kurambwira ngo urubyaro ruzangana n'inyenyeri rumvuyemo na Sara Bibiri zivuga ngo kwizera ni kwabashije Sara gutwita ngo nubwo yari afite umubiri usa n'upfuye Imana ngo ibakorana isezerano uwo munsi Aburahamu ananiwe kuryuzuza uko rimeze Bibiri iravuga ngo Imana iramubwira ngo mva Aburahamu kubera kuretse inkongoro zikaza ku gicaniro turimo dukora isezerano ntabwo ari isezerano turimo dukora igihango covenant cyo bita ngo alliance turimo dukora igihango nicyo gituma uyu munsi wa none ugenda umenye kuri urubyaro rwawe rutazabura kuba bashitsi mu gihugu rutazi kandi bazabakoresha uburetwa imyaka 400 uko niko bagiye muri Egiputa sinshaka kubivuga bagiye biciye muri Yosefu ariko baragiye bamaze kugerayo haleluya noneho bahinduka ubwoko bw'Imana bwonyine gusa Imana yitoranirije ariko Imana umugambi wayo kwakwira ngo bari abantu yatoranije baba umugisha babera andi mahanga yose umugisha kandi iyo niyo ntego y'Imana ku buzima bwacu Imana impamvu yadutoranije haleluya impamvu yadutoranije kwarukira gusa ngo muri twebwe mu bwoko bw'Imana mwitorero isi yose izahabwa umugisha wo kumenya Imana baba muri Egiputa imyaka myinshi hanyuma iki cyaje kuba gikomeye nyuma ngo haza kwimundi Farao Yosefu amaze gupfa ngo Yosefu adafite icyo abwiye ngo atazi n'icyo Yosefu yamariye Egiputa hanyuma yegeranya guverinoma yarayibwira ati munayizi icyo mutamenya rero niki aba bantu bari barororoka kuko bari bafite umugisha wo kororoka Imana yabwiye Aburahamu nzakugwiza hanyuma rero barimo bagwirira mu gihugu kitari icabo Farao abwira guverinoma y'aba bantu niba mara kuba benshi cyane tukagira ibyago tugategwa n'andi mahanga ayo mahanga namara kudutera aba bantu bazasanga abanzi bacu batwirukane muri iki gihugu zo ni impamvu za politiki none rero icyo tugiye gukora niki tugiye kubakoresha ubucakara nituragiza kubakoresha ubucakara nta muhungu uzongera kuvuka ngo abeho iyo niyo politiki kandi bari babikoze mu ibanga amen Imana izaba bare abanyapolitiki bajya bica abantu mu ibanga bari babikoze mu ibanga baravuga ati bis banegosiye gusa n'ababyaza nta wundi muntu babwiye banegosiye n'ababyaza baravuga ati mwebwe hare gusa mugende muhatubere kuko iyi politiki ntabwo twayishobora kwica abantu ku mugaragaro ntabwo bishobora ariko mugenda muhatubere nimuzamugira cyo mukabona nagahungu mugahotore muje gushinjwa muvuga ati yabyaye upfuye nimubona aragakobwa mukareke kabeho tiyage umuhungu zaba ariko birevanga ababyaza ngo batinyaga Imana bari bubaha Imana kandi birava ngo kubera ko bari bubaha Imana ngo Imana ahaye mugisha ngo ibahe imiryango kundi ubuzima bwo gutinza numva mu buzima bwanje muri yisi umuntu akiriwe inza numva gusenga Imana ari nihere ubuzima butinya Imana gusa bwubaha Imana nibwo buzima bufite umugisha uruta ubundi buzima bwose hanyuma barabaho abone byanza aragatoke ubwo mwavuze ko bivyaza nta wundi buryo turi bikore okay bazajya bivyaza ariko murebe ukuntu musha hirya mugafata mugaterere muri Yorodani gatwarwa iyo niyo politiki ariko icyo tutazemera tituzemera ko aba bantu bakomeza kubwira gutya bafata uwo mugambi nico gihe bamose bavutse bari muri ubwo buryo bwo kubata muri Yorodani ariko cyo nshaka kuvuga hanyuma rero abanyisiraheli baje mu buretwa ngo ndimo ndagana ku musozo kuko navuze inkuru ndende ariko ndaje kugera ku musozo abanyisiraheli baje mu buretwa haleluya baje mu buretwa Bibiri iravuga ngo bubaka imigi ibiri baforoma amadafari nta rufaranga na rumwe babahaye nta gikoresho na kimwe bafite usibye amaforomo bari bafite gusa nayo baje kuyakwa nyuma ariko baravuga ngo aba bantu bazubaka imigi bazajya bubaka etage baforomya amadafari bubake monima zigarira hejuru abanyisiraheli barakubitwa abanyisiraheli bararuha aho bigeze Mose amaze gukura haleluya Mose bimwanga munda aravuga ariko akabona ntabwo bwire Farao ngo yihishure ko ari umunyisiraheli ariko agenda yitembeza ngasanga umunyagiputa karakubita umunyisiraheli amumere nabi aravuga ko sha uwo ni umuntu wakubita gutyo cyangwa tiri none ntabacakara no nimba twamuhaye ibyo agomba gukora ku munsi target ntayuzuye arabikora ayakubitwe Mose ngareba hirya avuga ati ntago nabye areba hirya ngasimbukira wa munyagiputa ngamuhotore jose amuhamba mu musenyi ako nige Kenya nawe amashira mu musenyi ngira uti musenyi aragenda
ngo bukeye kandi yongera gutembera ngasanga wa wundi ariko uwo munyesirayeli bazi karakamya ngasanga wa wundi waza urwana n'umunyagiputa kararwana n'uwabo umunyesirayeli aragize ngaramubwira ariko undi yamumenye ngagira ngo abakize abariteje ariko sha nindakugize umucamanza wacu ubundi wirirwa uzerera hanga ushaka kunyisha ko kwa kundi wishe umunyagiputa ukamuhisha umusenyi kandi ubwo Mose yarazi ngo ni wowe wenyine ubizi hanyuma Mose aravuga ati ibintu byaramenyekanye ikigomba nicyo ngomba no kuva hano arahunga yambuka aje Mediyani iyo yagiye kwa Seko ariko abanyesiraheli baratotezwa abanyesiraheli baja mu bubata barakubitwa babaho ubuzima umuntu atasobanura abasaza amen abasaza bakoreshwa amadafari barakubitwa bamwe barahagwa barapfa bagira gute ariko Bibiliya iravuga ngo Imana do Imana icubahiro Imana yibuka abanyesiraheli niryo jambo nashatse kubabwira umunsi umwe Mose aragiye Imana iramubwira mu gihugu cakumurira aramubwira ngo Mose nduwiteka Imana ya Abrahamu haleluya nduwiteka Imana ya Isaka nduwiteka Imana ya Yakobo Mose numvise gutaka haleluya numvise gutaka ko abanyesiraheli batakishwa n'imibabaro y'ababakoreshaga hato none uyu munsi wa none nafashe icyemezo hari ibiremwe icyongereza nasomye iranezeza cyane ngo Imana yarabirebye ngo imenya ko ari igihe cyo gukora ngo Imana yumvise gutaka kwayo ngo imenya ko ngo God knew that it was the time to act ngo imenya ko ari igihe cyo kugira icyo ikora ihamagara Mose iramubwira ngo Mose uyu munsi wa none ndashaka ko dukorana haguruka ugende ubabwire ngo ugende ubwire Farawo ngo ndekurira ubwoko kuko ndashaka kubacungura hari hantu ngo kuko ubwoko bwanyu ngomba kubugenderera Imana ishimwe kuko ari Imana izayibuka abantu kandi ureke babwire bari abantu ntabwo batakaga basenga nta nubwo batakaga babwira ngo Imana dutabara batakishwaga n'ibibabaro amen batakishwaga n'imibabaro n'uburetwa ariko Imana iribuka turaza gusoma ijambo ry'Imana rivuga kubera umutima w'imbabazi w'Imana Imana irabibuka Imana ibibutse irabatabara yohereza Mose twababwiye ngo ubwo iyo condition bari barimo igereranywa na condition cyangwa se nibihe umuntu yagiye ngo amaze gucumura kuko umuntu amaze gucumura Bibiliya iratubwira muri Yesaya 53 umurongo wa 6 hakatubwira ngo twese ariko sari yongeza nzana manishimwe nuko ko twese ngo twayobye nk'intama zitagira umwungeri umuntu w'umuntu amaze gucumura umuntu amaze gukora ibyaha twese Bibiliya zivuga muri Zaburi ya 14 umurongo wa 2 haravuga ngo Uwiteka yitegereje abantu aturutse mu ijuru ngasanga ntawe ukora ibyiza n'umwe ngo ntawe ushaka Imana n'umwe ngo bose baragiye nk'intama zitagira umwungeri umunsi ngo Yesu yitegereje abantu ngo baba bamusanga ngabwira abigishwa ngarabwe ngabo bantu ngo ko bameze nk'intama zitagira umwungeri ni gute bagenda tutabagaburiye ngabumvira impuho Imana irangije haleluya yibuka abanyesiraheli uko Imana yibutse abanyesiraheli uko ariko Imana yibutse inyoko muntu yose Imana iratwibuka Imana yibuka ko tubabajwe nababwiye mu gitondo tiburya ikigoye si ukwakira Yesu n'ikigoye si ugukizwa ikigoye ni abantu kwemera ko bari bakeneye Yesu ko ari abanyabyaha cyo nicyo kigoye kuko byafashe iminsi Yesu ashaka kumvisa abantu ko bamukeneye pe baramunanira baramubwira ati ntabwo tubukereye vraiment aramubwira ati muranke abumvise uburyo ari abanyabyaha ariko baramunanira pe na Mose yari afite icyo kibazo cy'uko aramubwira ati Mana kurantumaga kwanda ariko ikibazo si Farawo wenyine ningera muri bene wacu nkababwira ngo Uwiteka Imana yambonekeye ko ndabona atazozumva none zobabwira nibambaza izina zobabwire ngo urinde Imana iramubwira ngo uzoshike ubabwire ngo ndiho yantu Mose aramubwira tuko gusa ndiho bazumva nibatumva uzababwire ngo nduwo ndiwe Mose aramubwira toke reka ngenda ariko ndumva utazazumva Imana ntago bazumva ati uzababwire ngo ndi Imana ya Abrahamu ya Isaka ya Yakobo ticyo kirabaye ariko nabwo ndumva atarazumva Imana aramubwira toke genda uzakora ibitangaza kuko nta kundi Yohana yaranditse ngo ibitangaza byose Yesu yakoze muri isi ngo kwari ukwiriye gusanga abantu bemere ko Imana yamutumye gukora ukwiriye gusanga abantu bemere ko ari Imana gusa ahashaka kwemeza abantu niyo naratumwe navuye mu ijuru ku Mana abantu ntiwatumwe uri mwene Yosefu
agakiza umuntu agagurutsa umuntu wapfuye none se muravyemera hakemera nyiri umuntu abantu bose ntibavyemera kuko buriya Yesu arushabwira abantu Yohana yaravuze ngo ibitangaza Yesu yakoze ngo byakwandika muri ibitabo ngo nta bitabo byabona byakwirwa mu bitangaza Yesu yakoze kuko yakoze byinshi agamije kwemeza abantu ko byibuze ari wafuye ku Mana Mose nawe yarafite ikibazo nyamara ntibazemera ko wantu ariko Imana yaratwibutse haleluya twemera ko turi abanyabyaha Imana yaratwibutse reka nze soze kuri aya magambo kundira ijambo cyane kundira ijambo riba muri Zaburi ya 8:2 Bibiri iratubwira ngo Uwiteka Mana ngiyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe ngo nkitegereza ukwezi n'inyenyeri byo waremye ngo umwana w'umuntu niki kumwibuka kundira ijambo kazi ndarikunda kazi nabati Mana umwana w'umuntu niki kumwibuka Mana iyo nitegereje ububasha bwawe nkitegereza wowe Mana waremye ijuru n'isi wowe Mana waremye ukwezi wowe Mana waremye inyenyeri Imana wagize neza umwana w'umuntu ntarushimisha ndiki ko wicara ukantekereza ndiki ko wicara ukanyibazaho ariko nyantekereza ukuntu Imana ishobora kuva mu ijuru ngije gucungura umuntu umwe nkanje kuko burya Imana ntabwo yaducunguye kubera ko twishize mu itsinda ntabwo Imana yaducunguye ngo kubera ko turi benshi ngo yanze abantu benshi Imana yo haleluya yaducunguye yaje kugucungura abe nubwo niyo wari kuja kuba ari wowe wenyine uri mu isi byari kumanura Yesu ntabwo Yesu yatubwiye ngo nimwishire mu itsinda amacungure hanyuma ngatekereza ariko ni gute bishoboka ko Imana yicara mu ijuru ari mu ijuru n'isi ikicara kantekereza ngo ize mu isi akura ngo mpfe umwana w'umuntu ni Imana haleluya ngira mwami wanjye ikintu shatumye nkura nubwo nari waranzamuye ngira mwami wanjye shatumye nkura umuntu niki haleluya umuntu niki ndiki umuntu niki ku Imana imutekereza hari abantu habe niyo president gusa gutekereza abantu bamwe bazama bituka ngo ndinde ngo nyakubahwa president wa republika ngakore mu biga ngo ndinde ariko uzabibaza ngo ndi umuntu niki ku Imana imutekereza Zakariya yarinze neza afashe Yohana amaze kumenya ko Yohana ari integuza ya Yesu avuga amagambo meza aravuga ngo umwami Imana ihimbazwe reka twasome muri Luka 1:67 ndimo ndagana ku musozo 1:67 haravuga ngo se Zakariya yuzuza umwuka wera arahanura ati umwami Imana ihimbazwe Imana y'Abisiraheli kuko igendereye abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wa Dawidi kuko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanura guherekera kose kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose hanyuma reka nkomeza aravuga ngo kugirira abasokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera indahiro yarahiye sokuruza Abrahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu kundira ijambo cyane ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose iyo niyo yari intego y'Imana ngo nimara kuducungura ngo tuzayikorere tudatinya turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yose hanyuma tubwire ikindi kintu gikomeye cyane aravuga ngo kandi reka wenda ndekaho ngaho 78 kubwo umutima w'imbabazi y'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ukamanukira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro amen Zakariya arashima aravuga ngo Mana Zakariya yari mu zabukuru aravuga ngo Mana naje ndagushimiye kuko mbonye aho utabara ubwoko bwawe ni ukuvanga abanyesiraheli kuva ico gihe babaye mu bubata kuvugeza igihe Yesu yaje bari bakiri mu bubata bw'abaroma ingoma y'abaroma bari bategetswe n'abaroma aravuga ngo Mana Imwami Imana himbazwe kuko yibutse ubwoko bwayo ikadukiza amaboko y'abatwanga bose
Imana aratwibutse. Haleluya. Idukiza amaboko y'abatwe ngo rangize ngiyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amahoro sayanga yatuvuga tuzavuga sinshaka kuyavuga. Imana himbazwe. Umwami Imana himbazwe. Kuko yatwibutse ikadukiza amaboko y'abatwanga bose, ikayobora ibirenge byacu ikabiganisha mu nzira y'amahoro. Hanyuma Zaburi twasomye nsoza, Zaburi 136 umurongo wa 26 haravuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishwa bugufi. Ari umuntu wari postinze kuri status ndaribona, ndamwandikira ndamwatira ijambo rikozeho kabisa. Uzi kwibukwa ucishijwe bugufi. Hari ibintu byinshi muri nose biducisha bugufi. Haleluya kabisa. Umuntu azaba ari umuvuga butumwa yaragezira hejuru akagira umwana w'ikirara amazi yazamubona akamukoza isoni. Hari ibishakwe bibaho byo gucisha abantu bugufi gusa. Umuntu azaba azagerira hejuru yireba yahindukira yasanga atagira abantu agahwera agacishwa bugufi akika akaryama hasi. Abandi akareba yagira ngo yirata abantu akareba ubukene barimo agashira. Umuntu wese kandi buriya ni umugambi Paulo yigeze kuvuga ngo yasabye Imana ngo imukure gishakwe ngo mbisaba gatatu Imana irambwira ati singi gukuraho ubuntu bwanje buraguhagishaga nawe ntiboba wewe wageze mu ijuru rya gatatu nindangiza kureka ntakantu kagucisha bugufi uzoza wibuka ukamanukaho. Paulo aravuga ngo uwo muntu ngo yingize Imana inshuro zitatu ngo yageze mu ijuru rya gatatu ngo ndiye mwingi ati nanone gareka nuzure unkure ibishakwe ngo Uwiteka arampakanya arambwira ngo ubuntu bwanje buraguhagisha nawe uzoguma gutyo. Paulo yarabwiriza yagira yibuka ubugwa yagira akabwira abantu ngo ntimwanyinuze yibuka ko yagira ngo yirate ngo yari umuntu wari wasaze abantu bogira buke ahubwo ngakibuka ko yari wo kwinubwa akavuga ati ntimwanyinuze igihe nari iwanyu. Ariko kandi gucishwa bugufi twari dufite gukomeye kuruta ivyo bintu zose Satani yari dufite mu biganza byayo. Hosea Imana yabwiye Hosea iramubwira ngo nzabagura ngo mbakure mu biganza by'amaboko amajana kuzimu. Ndababwiza ukuri kose iyo batwara dufite izindi ndimi tuvuga ngo twemeze abantu ko ari abanyabyaha ariko Imana nibishaka izabibemeza. Umugabo mu Bwongereza yigeze abwiriza ijambo umunsi umwe Imana imugirira neza abantu barabyumva. Abwiriza ijambo rivuga ngo umunyabyaha mu biganza by'Imana yarakaye. Imana aribwiriza ngo abantu bose arabajanaje kubotesha umuriro kwa shitani. Barawota umunsi bose mva barahiye. Ngagaruka babwira Yesu ngo baramwumva. Buriya natwe ikibazo tubwira gikomeye cyane. Umuntu azabura imvugo yakumvise abantu ngo bumvise ko bari bakeneye Yesu. Ariko Imana yaratwibutse. Haleluya. Uko Imana yibutse abanyagiputa bari mu buretwa igafata umugambi wo kubakurayo. Uko niko yatwibutse nta byiringiro tugifite idukura mu bubata. Imana ibahumugisha. Reka dusenge Imana. Ibi nibyo tuganire bya mbere ariko turacaganira ibindi bintu byinshi. Aha ngaha tuzavuga ibintu bikomeye cyane. Harimo imbaraga z'Imana, harimo amaboko y'Imana, harimo ibintu bitangaje. Imana ibagiriye neza. Imana aratwibutse. Imitima yacu yuzura amashimwe, ubugingo bwacu bwuzura amashimwe. Kandi nimba hari umuntu hano utari wakira Yesu kumwami n'umukiza we, ndakubwira inkuru nziza. Nawe rwose imiryango y'imbabazi yacafunguwe kuko umutima w'imbabazi w'Imana yacu nizo cyatumye umuseko dutambikira uvuye mu ijuru. Hari umuntu hano utari wakira Yesu, ushobora kuba waje guterana ariko ukaba utarakizwa. Imana ibagirire neza niba ngo twese tukijijwe. Hanyuma reka dusenga Imana. Data turagushima kuri myiza, turaguhimbaje Mana. Twari ducishijwe bugufi, twacishijwe bugufi n'ibyaha cyakomotse muri sokuruza wacu Adamu wa kera. Igihe cyose tukicara tukumva nta byiringiro, abantu baricara mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, abantu bicara mu mwijima, abantu bategereza agakiza ka Isiraheli. Oh haleluya. Ndibuka umugaragu wa Simiyoni yaravuze ngo Mana wamuhaye isezerano namwe ngo ntabwo uzapfa utabonye agakiza ka Isiraheli.
utabonye gucungurwa no kuvangwa mu bubata k'ubwoko bwanje. Munsi yafashe Yesu aravuga ngo Mana urone urasezerera umugaragu wawe kuko nanjye amaso yanjye abonye agakiza ka Isiraheli. Mwami Yesu mwana w'Imana, nta byiringiro twari dufite mu mitima yacu. N'uyu munsi wa none abadafite Kristo nta byiringiro bafite. Ubuzima buri hopeless, budafite ibyiringiro, budafite umunezero mu buzima. Ariko baratwibutse tubabari iyo ngiyo. Wibuka umuntu ni iki kumutekereza Mana? Umuntu ni iki kumusha mu bitekerezo zawe? Ukava mu ijuru ukaza mu isi ukurikiye umuntu wabuzawe n'umugore, ukurikiye umuntu upfa, ukurikiye bikenya. Abantu tubikenya turakenyuka turamigiye gito. Ariko muri izo zose Mana, umuntu ni iki? Umwana ni muntu ni iki? Ko wicara ukamutekereza uri mu ijuru ukamugenderera. Mana reka twibuke n'abandi bantu benshi batari bamenya ko bagendereye Mana. Bashobora kuba bari hano mu itorero. Melisa la bonne la fausse les marga delimel ma sens et Melisa la bonne sensée. Bibiri n'abagore mu gikombe. Haleluya! Kigishucu cy'ubupfu mu mwishima wishura muri Imana. Batazi Yesu. Biraba ngo umuco waje mu mwishima, umwishima tuwumenya. Biraba ngo muri wowe harimo muri ijambo, harimo ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo bari umuco w'abantu. Abantu bamushuza mu mwijima, abantu ntibawumenya ngo kuko ibyo bakora byose byari mu mwijima. Wabwiye umusamariyakazi uramubwira ngo iyo uje kumenya impano y'Imana. Abantu benshi ntibazi impano wahaye isi, ntibazi impano y'Imana, ntibazi icyo wakoze. Turabasabiye ku migabane yose yo mu isi Mana, abakiri mu bubata, abari mu bataka batazi igisubizo, abari mu bataka batazi icyabakiza. Ubugingo bwabo buri mu mwijima, ibitekerezo byabo biri mu mwijima. Barabaswe, barakoresha iby'uburetwa na Satani Mana, ntibazi igisubizo. Byibuze ngo banagusenge, ngo banagutekere, ntibazi igisubizo. Ariko wibutse abanyesiraheli batasenze, wibutse abanyesiraheli bose atasenze, waratwibutse n'ababigizemo uruhare kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Uyu munsi ugira abo wibuka, ugira abo umenyesha kuko ushobora kwibuka Mana. Ugira abakobwa n'abahungu kura mu mwijima, ugira abagabo n'abagore kura mu mwijima, ugira abanyamari kura mu mwijima, ugira abanyaziya kura mu mwijima, ugira mwami Yesu, ugira abanyafurika kura mu mwijima, ugira abanyasitarali kura mu mwijima. Ugira icyo ukora mu isi muri uyu munsi wa none Mana. Abantu bamenya ko muri wowe harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ari umuco w'abantu. Waziye abantu Mana. Luma sanselema Melisa la bonne face, Melisa la bonne gae, Dani Melisa la bonne sankere verga, ni milidandere mas. Urakoze Mana kuri meza kandi ugize neza, mu izina rya Yesu, amen. Tout ça